zari tariki 10 z'ukwa kane 1912 saa 5:40 z'ijoro ubwo ubwato bwa Titanic bwagongaga ibuye ryo mu mazi. Saa 8:20 bwari bumaze gucikamo kabiri. Nyuma y'iminota itarenze 10 ubwato bwitwaga Igitangaza butarohama bwari bumaze kugera ku ndiba y'inyanja. Gusa icyo ntabwo ari cyo gitangaje, ahubwo igitangaje nuko kuri metero zitarenze 20 uvuyeho ubwato bwa Titanic bwarimo bukorera impanuka hari ubundi bwato bwitwa Steamship California. Kuba ubwato butaraje gutabara kandi bwabwegeraho impanuka iri kubera ni ikibazo buri wese yakibaza. Ushobora kuba warumvishe inkuru nyinshi kuri Titanic ndetse wanarebye filime yayikinweho, gusa iyi video wikuramo ku buryo ngiye kukwereka ushobora kuba utabizi kandi biragutangaza cyane. Ubwato bwa Titanic nicyo kintu gihambaye mu kinyejana cya 20 ikiremwamuntu cyakibashije kugeraho. Bwubatswe imyaka 3, abakozi 1500 nibo babukozeho, muri abo 8 barapfa. Ubu bwato bwubatswe ku buryo butangaje ku buryo harimo ibintu utakeka. Mwese muzi Imvaho Nshya ni ikinyamakuru gitangaza amakuru yo hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane yo mu Rwanda. Igitangaje, Titanic nayo ubwayo yari ifite ikinyamakuru cyayo bacyitaga Atlantic Daily Bulletin. Iki kinyamakuru cyatangazaga amakuru yo muri ubu bwato, ko ubwato nabwo bwaba bumeze nk'umujyi ukwawo. Ubu bwato bwa Titanic bwari ubwato bw'igitangaza mu gihe cyabo. Bwari bwifitemo pisine, esanseri zirenze enye, resitora, gym ndetse na bandi iririmbira abagenzi. Abakoze ubu bwato babwise ubwato bw'igitangaza, ubwato butarohama. Ariko se kubera iki? Bari babukoze gute kugira ngo bagire iki cyizere? Ubu bwato bwa Titanic bwabwifitemo ibyumba 16 bitarimo ikintu, byari biteganyijwe kujyamo amazi mu gihe ubwato bugize ikibazo, bityo ibindi bice by'ubwato ntibyinjiremo amazi. Si cyo gusa kandi, ahubwo ubwato bwabwifitemo pompe yari ifite ubushobozi bwo gusohora toni 400 z'amazi mu gihe cy'isaha mu gihe Titanic yabigize impanuka, bityo babwita ubwato butarohama, ubwato bw'igitangaza. Ariko se nahe makosa yakozwe kugira ngo uriya bwato bwisange ku ndiba y'inyanja mu gihe kitarenze iminota 10 bigonze ibuye ryo mu mazi? Icyizere gikabije kumva ko nta kosa ryaba biri mu bintu bikomeye byatumye Titanic ihura n'iyi mpanuka. Ubundi buri bwato bwose bugira amatara bucana mu gihe cy'impanuka. Ayo matara bari mu ibara ry'umutuku, ariko ikosa Titanic yakoze yegeye amatara yashyizemo ariko ishyira mu ibara ry'umweru. Ndaza kukubwira ingaruka byagize kuri Titanic kuba yashyizemo amatara acana ibara ry'umweru aho gushyiramo amatara acana ibara ry'umutuku. Ubwato bwa Titanic bwaba bufite ubushobozi bwo gutwara abantu 3547, gusa baba bari mu munsi wari impanuka ni abantu 2224. Ariko abarenga 38% by'aba barimo batakaje ubuzima ubwo Titanic yakoraga impanuka. Ababukoze babwitaga ubwato butarohama. Ariko se byagenze gute kugira ngo ibyo batekerezaga byose bihinduke ubusa? Ubwato bugere ku ndiba y'inyanja bugicikamo hadaciyeho n'iminota 10. Ni ibibazo buri wese yakibaza. Yego, munsi y'ubwato baba hakomeje ku buryo nta kintu na kimwe cyahatobora, gusa none ibuye bagunze ntabwo ryakubise munsi y'ubwato, ahubwo ryakubise mu mpande maze ahita hatoboka. Amazi yinjiramo ku buryo bwihuse birenze uko babitekerezaga. Mu bantu 2224 baba bari mu bwato, 706 nibo bonyine barokotse. Ese impumeko y'abantu yari imeze gute mu gihe cy'irohama ry'ubwato bwa Titanic? Reka duhere ko abantu b'ingenzi baba bari mu bwato bwa Titanic, tumenye uko byabagendekeye ndetse n'ibintu bidasanzwe byabaye ubwato buri kurohama. Reka duhere ko yitwa Captain Edward Smith. Uyu yari kapiteni w'ubwato bwa Titanic kandi yari mu bakapiteni baba barenze mu gihe cye. Ese byagenze gute ubwato bwarohamaga? Ni iki yakoze? Captain Edward Smith wari kapiteni w'ubwato bwa Titanic, we ntabwo yihutiye guhunga. Ubwo ubwato bwakoraga impanuka we yagumye mu bwato. Icyo yakoze ni gufasha abagenzi bose kureba uko bajya mu bwato bw'ubutabazi. Abatanze ubuhamya nta n'umwe yigeze uvuga amaherezo ye, gusa amaraporo yasohotse yavuze ko uyu mugabo yagumye mu bwato kugeza ku mwuka we wa nyuma. We ibyo guhunga ntabwo byayimushishikaje. Icyakimushishikaje ko ari ugufasha abagenzi baba baje mu bwato kugira ngo arebe ko yatabara ubuzima bw'abantu. Thomas Andre niwe washushanyije igishushanyo mbonera cy'ubwato bwa Titanic.
ubwo Titanic yagongaga ibuye ryo mu mazi we nta gihunga yagize. Yumvaga yarayishushanyije neza ku buryo itarohama. Icyo yakoze ni ukuzenguruka mu bagenzi ababwira ati nimwambare imikandara ntacyo turi bube. Gusa nyuma y'amasaha make ari kubona ko ibyo yatekereje byose nta na kimwe kiri kuba, yicaye hasi ajya mu cyumba cyo kunyweramo itabi arindira urupfu rwe. John Jacob, uyu ni umukire wa mbere uri mu bwato bwa Titanic, yari atunze amafaranga arenga miliyoni 47 z'amadolari y'Amerika. Ugereranyije ubu ni biliyoni 2.7 z'amadolari y'Amerika. Ese byagenze gute ubwo ubwato bwakoraga impanuka? Amafaranga yari afite nta na kimwe yamufashije rwose. Nyuma yo kubona ko nta kindi kimuzengurutse usibye urupfu, yakoze amahitamo mazima. Yafashe umugore wari utwite aramumanura, amujyana mu bwato bw'ubutabazi. Amaze kubona ko umugore we yagize ahantu hatekanye, we yasubiye mu bwato bwa Titanic ategereza urupfu rwe. Acana itabi arinywera mpaka apfuye. Thomas Baylis, uyu ni umupadiri wari mu bwato bwa Titanic. Ubwo bwakoraga impanuka ntabwo yihutiye guhunga. Yaricaye yicaza abagenzi basigaye mu bwato, arabasengera abasabira n'umugisha. Bose barindira urupfu batuje. Ubwato bw'ubutabazi bwa Buhari bwari ubwato 20. Ubwato bwashobora gutwara abantu 1178. Gusa 706 bonyine nibo barokowe. Ese byagenze gute? Ko hari ubwato bwinshi ku cyarokotse abantu bake? Yego nabwo ntabwo bwabuhagije, gusa none abagomba kurokoka ntabwo barokotse. Byagenze gute? Ubundi ubwato bukimara kugunga, abenshi banze kujya muri ubu bwato. Bumwe bukagenda butuze kumvuga ko ubwato butari burohame. Icyizere bafite Titanic nicyo cyabeshe. Benshi banze kujya mu bwato bw'ubutabazi bari kuvuga bati Titanic n'ubwato butarohama, reka twigumeremo kuko ntabwo iza kurohama. Urugero, hari nk'ubwato bwagiye burimo abantu 12 kandi na 40 bajyamo, bityo butuma bupfa ubusa. Titanic itangiye kurohama, babandi basigaye babura aho bungira. Abagenzi benshi ntabwo bishwe no kurohama, ahubwo bishwe n'ubukonje bw'amazi, kuko amazi yari akonje kurenza urubura. Umuntu wese waguye mu mazi yapfuye mu gihe kitarenze iminota 15 bitewe no gukonja k'umubiri. Cheryl Jogin watekaga imigati mu bwato bwa Titanic niwe wenyine wabashije kurokoka ubukonje. Yoze mu amazi akonje gutya igihe kirenze amasaha 2. Amazi abandi batamaze iminota irenga 15, we yamaze amasaha 2 ayogamo kugeza ubwo arokowe. Ibi byose bikesha inzoga yanyweye. Ikindi kintu gitangaje cyabaye nuko bande yari ishinzwe kuririmba no gucuranga yabikoze kugeza Titanic yose irohamye. Yarakomeza iracuranga iranaririmba kugira ngo iturishe abantu, maze abaririmbyi bayo ndetse n'abacuranzi barinda bapfa bagicuranga, bapfana ibikoresho byabo mu ntoki. Masuboni Honoso ni umuyobozi w'Umuyapani wari mu bwato bwa Titanic, ari mu barokotse. Gusa ndabihamya neza ko asubiye mu bwato bwa Titanic bakamusubiza igihe impanuka yari irimo iba, noneho atarokoka. Ndabizi neza ko yakiyahurana n'abandi agapfa bitewe n'ibyamubayeho nyuma yo kurokoka impanuka. Byagenze gute? Nyuma y'uko Masuboni Honoso arokotse impanuka ya Titanic, yageze mu Buyapani bamwita ikigwari. Baramubwira ati byakarusa ugapfa kugira ngo ubeho nk'ikigwari, ndetse n'akazi ka leta yari afite barakamwaka. Bo babyitaga ubugwari kurokoka impanuka nk'iriya, bakumva ko gupfa ari byo byiza kugira ngo upfane icyubahiro. Nababwiye ibyerekeranye n'ubwato bwitwa Steamship California, bwa buri mu birometero bike cyane uko Titanic yakoreye impanuka. Wakibaza impamvu butaje gutabara. Yego bwabonye amatara agaragaza ko ubwato buri mu bibazo, gusa bwaketse ko ari ikirori kiri kuba muri Titanic bitewe n'uko amatara yakaga umweru. Ntabwo ko Titanic itashyize mu ibara ry'umutuku bitewe n'icyizere yayifite. Ibi byayikozeho bituma itabona ubutabazi.